neza nshuti bakunzi ba 1K show nkuko musanzwe mubimenyereye tubazaniye ibintu byinshi byiza bitandukanye kandi biryoheye amaso. Uyu munsi tubafitiye K focus aho twaganiye n'urubyiruko ku mpamvu bakunda kuba bajya hanze, ariko mu by'ukuri uko twagiye tuganira nabo baragenda nabo babibibwirira. Abenshi batubwiye yuko babyifuza cyangwa banagezeyo, abandi batubwira yuko mu by'ukuri atari ko tubibona. Hari byinshi biba biriyo bitari byiza cyangwa se hari na byinshi biba biriyo byiza, muraza kubibona. Impamvu rero twahisemo kuganira K focus yacu tuyekereje kuri iyo nsanganyamatsiko ni ukwibaza ese ni ihe mpamvu urubyiruko rwacu hano mu Rwanda rukunda kuba rwajya hanze. Usanga abantu bose bafite inzozi zo kumva ngomba kugera hanze. Twaganiye na bagenzi bacu bagiye batubwira ese uko babitekereza ni gute cyangwa se n'abahageze babibonye gute. Ni muri K focus yacu nkuko musanzwe munabimenyereye rero duba dufite na umurage kona aho tugenda tubereka udushya twinshi dutandukanye hirya no hino mu Rwanda. Twasuye rero NYIRANGARAMA ahantu abantu bose bagana mu majyaruguru, iburengerazuba cyangwa se ushaka kwasohokera ajya kurira. Twibaza impamvu abantu bahakunda cyane, muraza kubibona rero. Twaganiye n'abantu batubwira impamvu bahakunda ndetse n'agashya kaho kuko Sina Gerard n'umuntu wubatse izina. Reka turebe, stay tuned. Hari ikibazo tukunze kwibaza atese ni ihe mpamvu urubyiruko rukunda kujya hanze n'abagiyeyo ni ihe mpamvu badakunze kugaruka. Wowe ubibona gute? Yego, murakoze kuba ikibazo. Abenshi nibyo byo mvuga nibyo ko nari nafite inshuti zanjye ngenda zijya hanze, ariko ikintu mujyana mureba nuko bumva yuko mu Rwanda nta opportunity zihari, cyangwa ubundi bakumva hanze ni heza kuko baharebye muri film, bakagenda kumbyana muri film abantu bo hanze bishimisha, babona ubuzima buhari, bajya batembera, bakumva nabo barabyifuje bakaba bagenda. Indi mpamvu yakaye nuko bari mu Rwanda kumva nta opportunity babona zo nizo hanze, aho babona abantu bo hanze b'abajene bafite ibintu bakora, ariko hano bakabona batatera imbere. Kweri ibyo n'ubundi aketse ko zo mpamvu ebyiri zituma abantu bajya hanze cyane ari urubyiruko. Ivan, nkawe nk'umujene ndimo ndabona niyo classic look, ndagira ngo mbwire ese uramutse ubonye opportunity yo kujya hanze wagenda ugahaha ubwanje ukagaruka ugakorera igihugu cyawe, cyangwa nawe wamera nk'abo tuzi bose baherayo? Yego, murakoze. Yego, opportunity je yaba ari byiza ibonetse, ariko nko mubivuze no kujya guhaha tukagaruka kuko hari yasi iwacu ni naha, bityo bigiye guhaha ntabwo uherayo ku isoko, urataha ukajya kurira ibyo wahashye ukajya kwirira mu rugo. Bityo nabarangiye inama abantu bagiye bose hanze ni byiza ko bagaruka ahubwo ibyo bahahiye bakaza kubidusangiza tugateza. Of course nagaruka kwa igihugu cyanjye because I believe over there niho ubona all the experience you need. So I would get experience and get probably something new and it innovates my mind, and then nkagaruka hano nkakora igihugu cyanjye nkabasha kucyagura even more. Nihe mpamvu utekereza yuko most of the youth bagiye hanze yaba muri America cyangwa Europe baherayo? I guess it's tempting to stay over there because they're looking for all the fun. Ariko niyo mpamvu ubona bagarutse when they grow up. Because when they grow up nibwo batekereza more like abantu bakuru, bagatangira gutekereza all the innovations they got over there, bakavuga ningaruka hano nibwo nzazikoresha. Yes. Ndatekereza ko ari peer pressure. Iyo ubonye mugenzi wawe yagiye nawe uba wumva yuko ugomba kugenda. Gati nindangiza ishuri, mugenzi wanjye yarangije ishuri aragenda, nawe ari kwiga hanze, ari kwiga muri Amerika, ari kwiga mu Faransa or anywhere else. Nanjye nawe ukumva yuko nyine ari ikintu ugomba gukora. I think mostly ni peer pressure. Hari abagenda ntibanagaruke just because I think bagenda bafite, how do I call that? Baba bafite image baba bafite yo hanze, n'umuntu kwa kundi umuntu azababwira ati yeah I was there, it was cool, akaza nawe nyine yumva yuko ari uko bimeze agomba kujyayo, nawe kumva yuko nyine agomba kubona icyo kintu mugenzi we yabonye, like nyine bayumva yuko agomba nawe kumera gutyo. Yeah. Malika, waba warageze hanze? Yego, narahageze. Hehe? Mu Bubiligi, mu Faransa, and in some countries in Africa.
noneho nko kugenda wagiye ibyo byose wagiye ubona ibintu byinshi bitandukanye mbere yo kujyayo wari ufite ishusho nka yindi tubona muri Hollywood uragenda muri Ferrari Lamborghini cyangwa amadolari ashobora kuba amera ku biti ni iyihe shusho wabonye ni gute wageze yuko abibona noneho in reality? Of course buri muntu wese afite image nyine yo kuvuga ati hanze ibintu ubona muri televiziyo muri filime like we expecting kuba ari byo uzabona. Of course biba bihari n'ubundi, it's like seeing videos zo mu Rwanda uraza hari ibyo ubona hari n'ibyo butazi kuko bataba babyerekanye. The thing is that it's beautiful there, it's really beautiful, they are developed and all that, but it's not like home. Yeah, that's one thing. It's not like home, it can never be like home. Nubwo baba bari developed gute, nubwo baba hari kumva yuko you belong somewhere, like Kigali is beautiful really. Ntabwo wayigereranya na Paris, ntabwo wayigereranya na Bruxelles, ni heza. U Rwanda rwacu ni rwiza. None se ubona abantu benshi dushyuhira kujya hanze muri Amerika, muri Canada, yemwe bamwe banagenda banatorotse nta byangombwa. Ese wumva wowe nk'umunyarwanda biguhesheje ishema cyangwa se uramutse ubonye iyo opportunity yo kuba wajya hanze nawe wabikora? Tubwire uko ubitekereza. ubundi ngewe ku giti cyanjye bwite mba mbona ari ugusara, kubera ko nta kuntu umuntu yavuga ati ngo agiye gushaka amafaranga hanze yananiwe gushaka mu gihugu cye. Donc izo mbaraga agiye gusanga hanze zo gushaka amafaranga atarafite ari iwabo ni ikibazo. None se Jean Paul kubona hano rwose hari igihe abantu bavuga ngo ubuzima muri Afrika ni inzara, ibintu byose birakomeye, wowe niko ubibona? Ubu nawe uramutse ubonye iyo visa bayigutereyemo wavuga ngo iby'iwacu n'iby'iwacu? Bon, bitewe n'ibintu umuntu aba ari gukora mu mwanya naka, hari igihe wayibona ariko ntube wagenda ariko ukaba uyifite. Ariko nyine nanone simvuze ati kujya hanze yenda kujya kumenya ibindi bintu ukuntu bikora ngo usura ahandi hantu ni bibi. Gusa ntabwo wagenda ufite cya gitekerezo cyo kuvuga uti ngiye hanze nibwo nzabona ubuzima bwiza buruta ubwo nabashije mfite iwacu. Donc icyo nicyo kiba ari ikibazo. Jean Paul, ni ihe nama wagira urubyiruko rukunda kuba rwajya hanze bakumva iby'iwabo ntabwo bihagije, bakumva bafite irari ryo kuba babona hariya ko hameze? En fait ubundi ukuntu ibintu biba bigomba kugenda ni ukuvuga ati ibyo umuntu aba avuga ati ngiye gushaka hanze, aho kugira ngo ajye kubishaka hanze ikintu yakora ni ugushaka uburyo abikora iwabo. Donc kandi mama yarahari ntabwo avuga ati mu Rwanda ngo nta mafaranga yo gukora ibintu cyangwa nta bantu bagufasha gukora ibintu naka. Donc ari ibintu bifite inyungu ntabwo wabura abantu mukorana nabo. Gusa kuvuga tugiye gushaka ikintu hanze kubera ko kidahari hano ntabwo ari bizima, kubera ko aho kujya kugishaka hanze wakora ku buryo cyiza, noneho n'abandi bari kuba bagikeneye bandi badafite ubushobozi bwo kujya hanze bakakibona. Sinzi nsubira ikibazo cyawe, ariko byo namaze kwiga, nararangije kwiga nigiye hanze, ariko ngira ngo icyangombwa ni ukumenya ko impano yose ufite waba warayigiriye mu Rwanda cyangwa hanze, ugomba kumenya ko hari espace ya growth, hari espace yo kuimprovinga. Talent ntabwo ishobora gupfa cyangwa skills iyo utayipracticishije enough. So ngira ngo ni kugumisha mu mutwe ko talent ugomba na skills ugomba kuzipracticinga bihagije, hanyuma ubundi ukaba wagira contribution gira mu gihugu cyawe, waba warigiye hanze cyangwa se iwanyu, kugaruka ko mu mutwe ukumva ko hari abantu bashaka gukoresha kugira gufashwa na skills zawe. N'ama context biratinda bitandukanye. Esther, nk'umunyarwandakazi uri hano muri iyi myaka, uri kubona ko u Rwanda ruri gutera imbere, kugira ngo umbwire ese utekereza yuko umunyeshuri cyangwa urubyiruko rwigiye mu Rwanda rushobora kuba rwagira ikintu rwimarira as compared ku byo dutekereza yuko hari hanze ariho hantu ushobora kuba wakorera ibintu kandi bigakora neza? Njyewe uko mbyumva ntago aho wigiye ntago bimataringa, icyangombwa nibyo wize n'uburyo ubikoreshamo. Kuvuga ngo wigiye hanze cyangwa mu Rwanda
ntacyo bivuze cyane. Icyangombwa n'ibyo wize ukabishyira mu bikorwa, kandi tubona benshi bigiye mu Rwanda bafite icyo bigejejeho, tubona na benshi bigiye hanze bafite icyo bigejejeho. So icyangombwa ni ubumenyi wakuyemo n'uburyo ubutanga cyangwa se n'uburyo ubukoresha kugira ngo bugire icyo bugufasha. Ntabwo icyangombwa ari ukujya hanze cyangwa kwigira mu Rwanda. Pamela, watubwiye ko warangije kwiga ukaba warigiye hanze. Ese utaduhishe watubwira ni community service yihe runaka waba ukora cyangwa se n'icyo uri gukora kugira ngo contributing nk'umuntu ari muri diaspora waje mu Rwanda kandi akaba yarazanye ubumenyi? Maze kwiga ntabwo nahise ngaruka mu Rwanda, nabanje gukora mu Bushinwa amezi 10, nkorana n'abana bo muri universite, bituma nkunda n'ubundi nashaka gukorana n'abana batoye, ariko gato nibyo nshaka gukora ultimately. Ariko nakoranye n'abana bo muri universite hama nigisha entrepreneurship, noneho bituma ngarutse nanga nshaka kubikomeza. Rero natangiye gukora ama application ya business cyane ariko afasha abantu urubyiruko. Nibyo narangije rero mbonye nkorana n'abantu bitwa Idea for Africa, bakaba rero bagira bashishikariza entrepreneurship, rwiyemezamirimo mu rubyiruko cyane gutangira mu mashuri yisumbuye. Personally, I think Rwanda is amazing. Like it has been a real experience, and I enjoy it really. It's not to say it's not the easiest place, but it's really amazing. Like at this time, I just have pleasure working in Rwanda. It's true. It's not like we have a big potential especially in the fashion world. It's very like it's developing every day. We have it's like there is room for improvement and development, and there is a lot of opportunities. And as fashion designer and image consultant, I think it's like a very new land when you can have a lot that you can produce. It's still new and it's still enjoyable. It's very good. You don't there's no I don't know, like I really love working here and working with people here in Rwanda. It's a very nice atmosphere to progress and to work calmly and safely, and you can develop your talents and your skills, and you can learn also from others. Ese Frank, wowe nk'urubyiruko cyangwa nk'umuntu ushobora kuba agenda bitewe wenda n'umwuga ukora cyangwa n'ibyo wize, utekereza ari iyihe mpamvu urubyiruko dushyuhira kujya hanze? Ese iyo tugeze hanze biraduhira cyangwa mu by'ukuri n'ibyo baba baraducinze mu maso? Ubibona gute? Well, iyo ni topic that I'm very passionate about, kubera ko nabaye hanze imyaka myinshi cyane. Mbaye hanze imyaka hafi 16-14. Icyambere hanze, ikintu gituma urubyiruko twifuza kuba hanze, usanga urubyiruka bose bifuza kuba hanze bitewe nuko famille z'abanyarwanda benshi dufite abantu bagiye hanze kwiga ku mpamvu zitandukanye. Ugasanga umuntu agiye hanze arifotoje se agashyira kuri Facebook, social media zose zihari ubuzaje, noneho ugasanga amakuru duhabwa ntago ariyo makuru y'ukuri y'ukuntu abantu babayeho hari. Ugasanga umuntu abayeho mu buzima bubi, ntago afite akazi keza, ariko yajya kwifotoza, yakohereza amafoto mu Rwanda, ugasanga ashyizeho ya foto nziza yafashe. Noneho bigatuma abantu bibeshya ko umuntu abayeho neza, ariko ntago ari byo kuri. Yego araho bihira, hari naho bidahira, ariko iyo umuntu yifasha akava mu gihugu cyamubyaye ukagenda hanze ujyanywe nuko wabonye runaka yagiyeyo, nuko utekereza ko runaka abayeho, kenshi ntago bihira abantu. 90% ndahamya ko batabayeho neza. Ni byiza ko tujya hanze tukajya kuvoma ubwo bumenyi baturusha, ni byiza ko tujya hanze tukajya kuvoma byinshi. Uva hanze uzanye hari ibyo uzana, ariko kuva mu Rwanda, kuva mu gihugu cyakubyaye ukajya hanze nta kikujyanye, ntago bishobora kuguhira. Ntago bishobora kuguhira kubera ko hanze naho kugira ngo ubeho ugomba gukora. Nta muntu usabiriza ngo abeho. Yego wagenda ugasabiriza, ariko uzabaho nkuko wasabiriza inaha, ukagenda ugakora akazi kabi, kandi ugasanga ni n'abantu bize. Ugasanga umuntu ashize n'ibikorwa inaha mu Rwanda, yirukiye hanze atazi ibyo agiyemo. Kubera ki? Kubera bya bindi ni umuco wo kwikanira umugisha wundi.
ni ibintu rero bidakunda guhira benshi. Nkeka ko nkeka ko umuvuduko wawo wongejwe n'imbaga na social media. Nkeka ko aricyo cyabyongeje. Yego na kera byabagaho, ariko na kera batwoherezaga ya mafoto printed pictures bakayohereza, ugasanga tugakeka ko babayeho neza, bakohereza $100, ariko wa muntu burya kugira ngo ajye kohereza $100 aba yakuye kure, aba yiyemye, aba yigize byinshi. So ndakeka ko ari umuco nk'abanyarwanda tugomba kurwanya. Ni ikintu abanyarwanda tugomba kubwizwa ukuri, abantu twagiye tujyayo turahari benshi cyane, tukabwizanya ukuri kw'ibiri kuba hanze. Nta kintu cy'ubuntu kibayo, kimwe n'uko inaha nta kintu cy'ubuntu cyaba. Nk'uko mwabibonye rero mu kuganira n'urubyiruko rutandukanye, mwabonye yuko kujya hanze yego ni byiza, ariko icy'ingenzi ino focusingaho ni ukugira ngo icyo tuba dushaka gushishikariza urubyiruko ni ukumenya yuko mu Rwanda naho ni heza nk'ukuntu hanze tuhabona, cyangwa se niba ugiyeyo gerageza uhahe ubwo bumenyi, ariko uzubukoresha iwanyu, bwubake iwanyu, kuko nabo baba bariyubatse bene wabo, natwe tugomba kwiyubaka. Tubabaze ese ni nuhe myihariko hano hafite ku buryo abantu bose bahagana bingana gutya bikaba byarubakiye Sina Gerard izina katurere kurya inyama wumva bimeze gute n'urugendo ubifata bite bino bintu iyo nyama se ni iki sinzi ndabona ufite n'akaji hano ya naka agasya so kubera iki ukunda inyama mu busanzwe niye mpamvu se wumva yuko iteka aho waba uturutse hose ugomba guca hano yango ni plan izina ni izina ryubatse ariko ni byaho biri quality muganga yarazinyandikiye kwa mu izo acyarimo kwenjoyingira umva hano ni n'akadiodora rwose k'umwuka wa brochette n'ibirayi. Okay, reka tugende turebe, hari na byinshi bafite n'ibigori. Mwiriwe mama. Urashaka ikigori? Ibigori bigura gute se? 150. Ukigurisha ku bunini bwa cyose cyangwa mupfa kugurisha nyine ku giciro gisanzwe? Icyari cyo cyose. Hanyuma clientele cyangwa se abakiriya hano bimeze gute? Mutabira kugura ibigori. Abakiriya kugura ibigori bimeze gute?
baragura cyane se biragenda nyine uko ubibona nkawe biragenda nk'umudamu ukorera hano kwa Sina Gerard twagiye utubwire akazi kawe ugenda ukora buri munsi ese ubona kagufitiye akamaro gakomeye bitewe wenda n'abaza n'ababagana cyane gute wadusobanuriye kamufitiye akamaro kanini cyane hari byinshi twatugejejeho kandi ubona yuko ibintu byanyu iteka biragurishwa cyane sawa akazi keza mama 150. Baba, sio chef. 150 sio mingi. Asante baba. Ni kitoko. Kitoko. Apeti baba, kwa nini unapenda Nyirangarama sasa? Tuambie. Kwa nini? Sipendi nyama. Hata ukwe basi siko na interest. Ana mrembo hapa. Ana Baba tuambie kwa nini? Ase tulikuwa tunasikia unasema unataka Sile tuambie kwa nini unapenda hapa? Mimi sipendi hapa. Alafu napenda chakula. Napenda vitu hapa. Alafu napenda chakula. Sasa tuambie kwa nini unapenda nyama choma ya hapa? Mimi sipendi nyama choma, nauza muhindi. Kwa nini unapenda muhindi? Mimi nauza tu juu napenda tu. Wewe unafanya kwa radio? Hapana. Unafanya wapi? Tuko tunafanya katika Zuri. Naona mimi nishaona hiyo. Tulikuwa tunafanya tu tudogo. Wewe unaongea hapo kwa hiyo. Mimi Mnyarwanda. Unafanana mzuri. Asante baba. Sawa, Peti. Bamani wazuri. Mnatoka wapi? Mnaenda wapi? Tunatoka Goma. Kigali. Goma ni pazuri. Sana. Asante nitakuja. Nitaoa Mkongomani. Utaoa? Wewe utaoa. Mkongomani. Watanioa. Sawa. Ngombe. Basi saa mile sasa. Mimi Mnyarwanda. Nuko bakoresha kwirebera ibintu bijyanye n'inyama n'iby'ibirayi ibintu by'amaji cyane tujye no kureba amafuyi cyangwa imbuto amafuyi cyangwa se ku bintu bimwe by'imbuto ibyo mbuto yajemo bimasedwani murabona ko abaha ejo banita amasedwani nagiye mbona mufite ubwoko butandukanye bw'amapome nagira ngo menye kugira ngo mubibone mubitumiza hanze se cyangwa hari izo mwiterera inama cyane muri bwoko bw'umutuku turabwiterera uretse yuko ubu ubwacu bwarahunduye ubizi ngizi nizo dutumiza ubwo ni ukuvuga nkawe ukorera hano kwa Nyirangarama utekereje ubona ari inyungu zihe bigufitiye nk'umukozi wa hano yewe se inyungu iya mbere bimfitiye bituma mbona amafaranga bityo bigatuma abakiriya babona imbuto zo kurya hari n'abo bazandikira kwa muganga wenda cyane nk'izi bakajya baza kuzihaha nkawe ukunda iki mu bintu byose hano kwa Nyirangarama mu mbuto oya tuve ku mbuto kuko nizicuruza agashya kandi akarusho urwibutso ukunda iki cyane nkunda agashya sawa hello Hi. We're doing the show. We wanted to ask you something about Nyirangarama, like why do people like eating from here? Yeah. So we wanted to know what do you think about this place? Well, I live here. Okay. Yeah. So we are both Peace Corps volunteers. From the U.S. Oh yeah. I did Camp Glow with you guys. Oh, you did? I did Camp Glow. Oh, really? Yeah. Okay. So tell us why you like it. Why do I like Nyirangarama? I like it because it brings, a variety of different people to this area. The food is delicious, and I think that Sina Gerard did a fantastic job with his entrepreneurship here and supporting the local economy. I want to ask you, what do you think about Rwandan food? I just saw you eating Yes, I was French eating. fries. I love Rwandan food. I especially love rice and beans for proteins. And my favorite is ifiliti. Wow. Yes. Because it's the closest food I have to American food, and it's very good that you guys have this. So what product do you like in Which product? Products. I like the juice. Is it Agasha? Agasha, yes. I love the passion fruit. My favorites, yes. Wow. Yes. Thank you so much. Enjoy your meals. Thank you so much. And we love Camp Glow. Girls leading the world.
hano bigenda uri kubona biri kugenda usanzwe wagura cyangwa nawe uri mu rugendo wihitira ukaza kwica akanyota kuva Kigali cyose ugiye Kigali okay uyu ni umwe mu baje nawe bafata icyo kubera aha ngaha banza nawe kamugwa neza cyane mu gihe tugitegereje kudufasha n'igare Kigali ni 1K ni umurage kona bari kumwe na Khufeba Benshi bazi ko byidiro cyiza cyane nka 00 nk'uko mwabibonye mu murage kona twanyarukiye kwa Nyirangarama aho twaberetse ibintu bigiye bitandukanye tuganira n'abantu batandukanye batubwira impamvu bahagana iteka iyo bagiye iburengerazuba cyangwa se mu majyaruguru ni heza hararyoshye soze rero reka nshimire abadufashije kuba twabagezaho iki kiganiro mu buryo mukibona kiryoheye amaso ndetse n'amatwi kandi location zose twagiye tugeraho harimo David, Henry, Frank ndetse na 64 Waves bakunzi bacu tubarakiye gukomeza gukurikirana 1K show nakagaruka njyewe ubu ndi muri sale y'umweru njyewe ndi muri sale y'umweru irimo ibishushanyo bitandukanye bikorwa n'abanyarwanda babaza bababwiriza ibintu tudashobora kumva ugasanga nk'umupasiteri arimo arabwira ari kubwiriza abantu ngo hari imbaraga zimira izindi iziye